kuzuka hanyuma umbwira amagambo akomeye na n'uyu munsi njya niyumvira mu mutima wanje, mu mutima wanjye nkiyumviramo umbwira imbabazi, mu mutima wanjye nkiyumviramo umbwira kwakira umukiro, mu mutima wanjye nkiyumviramo ko umbwiye ngo mwana wanjye humura ndakuzi, humura ninjye ugupfiriye kandi ninjye ukumeneye amaraso y'igiciro cyinshi kandi ninjye utakwaka ikiguzi kugira ngo wisange mu rukundo rwanjye, kugira ngo wisange mu bana banjye, kugira ngo wisange mu bo nacunguye. Nta kiguzi, nta nyishu, nta kintu na kimwe wakwishura kugira ngo uze kuba mu bana banjye. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha kandi ni igitondo Imana ituremeye kugira ngo tukishimiremo, kandi ni igitondo Imana ituremeye kugira ngo tukinezererwemo. Wenda wasanga uri kunyumva muri mu masaha y'igitondo, turashima Imana kubw'uburinzi bwayo mu ijoro. Twaryamye turasinzira, twari mu gicucu cy'urupfu, ndetse iyo biba ngombwa ntabwo twari gukanguka, ntabwo twari kugaruka, ariko wowe ubwawe kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe, kubwo kugira neza kwawe, uremeye ko tugaruka twongera kwisanga mu isi, kandi twongeye kwisanga mu isi, isi turi bunezererwemo kandi isi turi busekemo, ariko nabyo z'akanya gato, ariko nabyo bya nyirarureshwa, ariko nabyo by'agahimano, kuko ibitwenge byo mu isi byarabuze. Wasanga uri kumva masaha y'amanywa, wasanga none ari bwo uriho uranumva, ariko ndakubwire ngo dufatanye gushima Imana, tuyibwire ngo dore aho umunsi ugeze, kandi umunsi urakubigica, ariko ntabwo twari tuzi ko n'ubu twahagera. Tuhageze ku bw'ineza yawe, tuhageze ku bw'urukundo rwawe, tuhageze kubwo kugira neza kwawe. Nta kiguzi na kimwe twatanze, atagishu n'imwe twishyura kugira ngo tube turi amahoro, ahubwo ibyishimo, umunezero byose by'umunsi tubikomora kuri wowe. Kabone n'ubwo hari abari kumva muri iki gitondo cyangwa se kuri aya manywa bababaye, bafite agahinda, bafite ibibagoye, ariko ndabizi, ndetse ibyo tubicamwo kuko ni ibihe. Wasanga uriho uranumva ku masaha y'umugoroba, bitewe n'ahantu uherereye, bitewe n'igihe unyumvishirize, wasanga uriho uranumva ku masaha y'umugoroba. Ntago mbizi, sinzi igihugu urimo, wenda uri mu gihugu kirimo intambara, wenda uri mu mujyi udatuje, wenda uri mu mujyi urimo akavuyo, wenda urahari izuba ryinshi wasanga ari kugucanaho, wasanga hari ubushyuhe buri hejuru cyane, wasanga hari ubukonje, wasanga uri mu bihe nyine nawe umubiri wawe utari kwifuza. Ugeze mu masaha y'umugoroba, wasanga uri kwibaza uko uri burye, wasanga uri kwibaza uko uza kuryama, ariko ndagira nkubwire nshuti yanjye, aya masaha y'umugoroba, bwira Imana ngo ndanezerewe ko uyu munsi urije, kandi umunsi ugeze aha, kuko umunsi ugeze mu ijoro, kandi nta kintu na kimwe nishura, nta kintu na kimwe natanze kugira ngo bibe impamvu yo gutuma noneho ngera kuri aya masaha y'umugoroba abandi bitakunze. Ayo ni amashimwe turiho turakusanya, dukurikije imirimo y'Imana, dukurikije iby'Imana yakoze, dukurikije imirimo y'Imana, dukurikije aho Imana yadukuye, dukurikije aho Imana itunyujije, ndetse n'aho Imana itugejeje. Ndabizi ko hari benshi batabonye ayo mahirwe, ndabizi ko hari benshi batabibonye, ndabizi ko hari benshi batagira ubwo buntu, ariko wowe ufashe uyu mwanya kugira ngo dusengane, ndasaba umugisha w'Imana, ndasaba igikundiro cy'Imana, ndasaba ubuzima butangwa nayo, ndasaba ngo Data Nyirimpuhwe akurebane amaso y'imbabazi. Mbere ya byose umutima wawe unezerewe Imana, Data yakire amashimwe umushimira muri aya masaha. Ndabizi ko rimwe na rimwe hari ubwo gusenga bikunanira bitewe n'igihe ugezemo, hari ubwo abandi igihe kibageraho cyangwa kikabasohoraho, bagafata umwanzuro bakajya kwiherera ku musozi, bakajya kwiherera mu nzu, bakajya kwiherera mu butayu, bakajya kwiherera mu mazi, bakajya kwiherera mu cyumba cy'isengesho, bakajya kwiherera ahateraniye abantu benshi bari gusenga.
ahangaha niho umutima umwerekeza, kubera ko arabona ntandi yakwerekera. Rangije aravuga ngo reka njye kwisengera kuko bimbanye byinshi, bimbanye ibibazo, bimbanye birebire, ntago mfite uko mbigenza, ntago mfite aho nerekeza. Ariko noneho muri uyu mwanya nyemerera wowe uri kunumva ubyukiye mu bibazo, wiriwe mu bibazo, ugeze mu mugoroba w'ibibazo, noneho utangire kubwira ngo wabibazo we, ndabizi kuremereye, ndabizi ko ari ibibazo byinshi, ndabizi ko nta n'ikintu nabikoraho nonaha, kubera ko ni ideni rirambangamiye, kubera ko ni igishakwe kirimo kiramvuna, ntabwo nzi ukuntu nabigenza, ntabwo nzi ukuntu nabikora. Ariko ndabizi neza ko data aranyumva kandi data antegera amatwi. Ariko nanone kandi mfite icyo nshingiraho, kubera ko data hari ibyo yakoze, kandi ubwo yabikoze nta nyungu yindi namuhaye, nta giciro cyo namwishyuye, nta kiguzi nagombaga kwishyura, ahubwo yabikoze kubw'imbabazi ze. Ibyo byose byarakemutse, maze nzi neza ko n'uyu munsi ibyo ndimo ndacamo byarangira. Ndabizi neza ko ibyo ndi gucamo byashira. Mfite umubabaro w'igihe kirekire, mfite agahinda k'igihe kirekire, mfite amarira ndize iminsi myinshi. Ninde wari kunyumva? Abavandimwe ntago bankunda ndetse bashize mu kato. Mfite umubabaro w'ibi bihe ndi gucamo. Bavandimwe banjye baranjugunye, wagira ngo ntago tuvukana. Narashakishije ubuzima byaranze. Uyu munsi ntago nizeye niba ndi bukire, uyu munsi ntago nizeye niba ndi bubeho, uyu munsi ntago nzi ukuntu ndi bubigenze. Ariko nshuti yanjye, ndabizi ko uri muranumva muri iki gitondo, kandi nzi neza ko data gukunda, nzi neza ko buri munsi hari ibyo Imana ikora ku buzima bwawe, kandi nzi neza ko ibyo Imana igambiriye izabisohoza ku buzima bwawe. Ndabizi ko muri iyi minsi hari ibihe byinshi utambutsemo kandi byaremereye umutima wawe. Ariko nyemerera muri iki gitondo tubanze dufate akanya, twibuke imirimo y'Imana, tubwire Imana ngo data ndakwibutse. Munsi umwe byaranzengereje, bimaze kunzengereza ndabisuzugura, nabisuzuguye mbibwira amagambo akomeye, ndabibwira ngo mwabibazo mwe, data yaramzaye amzarira mu bibazo, ntabwo yigeze aseka. Ikimenyimenyi ni uko n'uyu munsi atakiriho, kandi njyewe ndi umwana mutoya. Data amaze kumzara, we na mama bafatanyije bamzarira mu bibazo, bamzarira mu mahane, bambyarira mu ishari, bambyarira mu madeni, bambyarira ku musozi ukennye, bambyarira mu bintu bidashobotse, bidafututse, bidafite epfo na ruguru, bambyarira mu kavuyo n'akajagari. Ntabwo bateguye urugendo rurerure rwo kunyitegura. Ndangije kuvukira muri ako kavuyo, ngiye kubona mbona akavuyo kandi nariko nkakuriyemwo, bakansigamo baragenda, barigendera. Nakabaye mbabaza ngo mwajyaga he munsize, iyo mugenda mbere yuko munzana mu isi? Ndangije ntangira kwibaza ibyo bibazo, ndangije nshaka umuntu wansubiza. Naramubuze pe, naramubuze, na n'uyu munsi naramubuze. Ariko noneho njyewe ubwanjye nibonamo igisubizo. Ndangije nibyo twasengaga ubushize, sanga ndiho ndavuga ngo data ntabwo ari impanuka kuba yarandemye. Ngize umugisha wo gusobanukirwa ko atari impanuka, ntabwo ari impanuka, ahubwo yandemye afite umugambi. Nuko yanshishije kwa runaka na nyira runaka, maze amaze kunyuzayo ndavuka nisanga mu isi. Reka ntegereze umugambi w'Imana. Ndangije ntangira gushima Imana, ndayibwira ngo data, ntabwo nkuzi, sindavugana nawe, sindumva n'ijwi ryawe, ntabwo nzi nuko uvuga, nta nubwo nzi n'ibyo ukora. Ibintu byose numva abantu bavuga ngo ni Imana, ariko Imana ntayo nzi, nta nubwo nzi uko bigenda kugira ngo umuntu ayimenye. Ndangije negera pasiteri wanjye, umusaza bitaga Eugene. Ndangije ndamubaza, pasiteri, none Imana ni iki? Imana iba hehe? Imana ikora gute?
umuntu ayisanga he? Avugana nayo gute? Erega nshuti yanjye uri kuntega amatwi, ibyo bibazo uriho urabyibaza. Ndabizi ko uriho uribaza ibyo bibazo, ariko umwuka w'Imana anyemerere uyu munsi agusubiriza ibyo bibazo, ace muri nge ubashe gusubizwa ibyo bibazo byawe. Ntabwo nirata ko muri iki gitondo ndi gusengana nawe, kubera ko ni ubuntu ngiriwe, ni amahirwe mbonye mato cyane, ntazi ngo nayo yarangira ryari. Nkakomeza ikindi Imana impamagariye, nkakomeza ahandi Imana impamagariye, mugambi wanjye mu isi wazagera ku iherezo, maze ubundi nkambikwa ikamba. Pawulo aravuga ngo ndasiganwa, ariko si nk'utazi yonjya. Nanjye ndiho ndasiganwa muri iki gitondo, nawe ufata umwanya wawe kugira ngo usiganwe. Dawidi arangije aravuga ngo unyigishe kubara iminsi yanjye, kugira ngo mbashe gutunga umutima w'ubwenge. Ngibi ibibazo abantu bibaza, ngibi ibibazo bikomereye abantu hari ubwo bagera mu kaga, bagatangira kwibaza ngo none ngo Mana ubaho, ngo Mana urihe? Ariko ndagira ngo muri iki gitondo unyemerere tugiye kuganira n'ibibazo byawe. Uyu mwanya ntago ngiye kuganira nawe, uyu mwanya ntago ngiye gusengana nawe, uyu mwanya ngiye guhangana n'ibibazo byawe. Ibyo byabaye ibibazo ngiye kuganira nabyo, ngiye kuvugana nabyo, kandi ntago niteguye kumvikana nabyo, ahubwo niteguye kubitsinda mu izina rya Yesu. Wakire ukwizera, wakire ukwizera muri wowe. Urangiza ubwira Imana ngo cyagiye nibasaga bya bindi nabuze umuntu n'umwe wansubiza, nanjye ibisubizo bampaye ntago bijyanye n'ibyo nifuzaga. Barambwiye ngo Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru, ntago mpazi, sindajyayo, nta transport nabona ngo njyeyo. Njyaho nari ntuye ndahibuka ni ku musozi wabagamo ishinge, kandi n'umusozi ntabonagaho icyerekezo cy'ubuzima. Ndangije ndamubaza ngo none ko mwe muyivuga, muganira nayo mute ngo nanjye nyibaze transport, munsi umwe nzagende kuyireba. Mugabo abona namaramaje, arambwira ngo ari kugambiriye iki? Ndabwira ntago uzi icyo ugambiriye, yuza kumenya icyo ngambiriye ubu mpaye ibisobanuro ufite. None nawe ndabona uri guterateranya, urimo uraterateranya. Turi gusengana n'abantu muri iyi minsi bari guterateranya, bashakira Imana amaboko ngo bayitwerere amaboko adahari. Gashaka gutwerera Imana amaboko kugira ngo bakunde bakurema agatima, ariko wowe ubwawe ukeneye guhura naso. Ni papa wawe, ni umubyeyi wawe, ntago nzi uburyo yagusuramo, yakugenderera nk'uburyo yangendereye. Ndakubwira uburyo nahuye nawe, maze umunsi umwe nicaye ahantu ku musozi, ngiye kumva numva ndaturitse ndarize, maze numva amarira menshi cyane adashobora gukama, numva amarira menshi abaye menshi, numva ndarize. Ngiye kumva numva ijambo rijemo rimbwira ukuntu Aburahamu yagiye ku kirengarenga, yajya kujya ku kirengarenga, ngo maze ngo agiye kumva, yumva ubwayo ntayibona, yumva ntayireba, atumbira igiti arakibwira ngo wagitiwe, niba ari wowe Mana avugana nanjye, ndashaka kukumva. Nawe umva, fata umwanzuro wo kuvuga ngo papa, ndabizi ko numvisha abatangabuhamya batari bake, ndabizi ko numvisha abatangabuhamya benshi, ndabizi ko hari abantu bakuvuza igihe kinini, ndabizi ko hari abantu baguhamije mu maso yanjye. Nanjye hari utumenyetso nagiye mbona tutari duke, ariko aho bigeze uyu munsi ndashaka kumva ijwi ryawe, ndashaka kumva ikiganza cyawe, ndashaka kumva impumeko yawe ku buzima bwanjye, mu mibereho yanjye. Ntago ndi wa wundi uvuze ngo nje kwiyahura imbere yawe, ntago nje kwiyahura, ntago ndi wa wundi uvuze ngo nje kugwa imbere yawe, ntago nje kugwa imbere yawe, ahubwo ndi wa mwana wawe, wa wundi uvuka mu muryango w'ikitiriro wo kwa runaka. Aho niho navutse, navutse basimbuka, navutse baryana, ngira ngo umunsi bavugije impundu ni umunsi naje gusa, cyangwa nabwo bateranya amagambo. Uyu mwana ntiyarakenewe, ariko ntago nzi uko byagenze umunsi bamzaraga.
icyo nzi cyo nuko wasanze nigaragura mu ivata, urangije urambwira ngo vamo, urangije unkuramwo. None muri aya masaha mpuye n'ikinkomereye, mpuye n'umusozi unkomereye, mpuye n'umusozi w'urugo unkomereye, mpuye n'umusozi w'ideni unkomereye, mpuye n'umusozi w'abavandimwe unkomereye, mpuye n'umusozi w'ideni rimereye nabi, mpuye n'umusozi w'ikigeragezo cyo kutabyara, mpuye n'umusozi wo kutabona uko nshaka nk'abandi, mpuye n'umusozi buri munsi bita karande ku buzima bwanjye, mpuye n'umusozi bita inyatsi ku buzima bwanjye. Muvandimwe wanjye ntiyanyumva, nubwo data akiriho ntiyanyumva, cyangwa nubwo yapfuye yaba ariho ntiyari kunumva. Mama ntago yanumva, bana nabyaye ntago banyumva, ninde wanyumva? Bavandimwe ntago banyumva. Ariko mu iki gitondo dore nje kwiherera mu nzu aho ndi njyenyine, dore nicaye muri ofisi aho ndi njyenyine, dore ndi kwa muganga nubwo abantu baba bari kundeba, dore ndi mu modoka ndi kugenda, dore ndiho ndumvira ijwi rivugana nanjye muri iki gitondo, riciye muri kuza ari gusenga. Ndangije numvira ijambo, ndangije numva aka kajwi karimo karavuga, numva mwuka wera w'Imana ari kumuvugiramo. Ndangije nkuhungiyeho nje kukubwira papa, nje imbere yawe papa, uyu ni umunsi udasanzwe, uyu ni umunsi utazongera kubaho, uyu ni umunsi utazongera kubaho, ni umunsi utarigeze kubaho. Ndakwingize kwa kundi Aburahamu yari ku kirengarenga, abwiragera n'igihe cyo kubwira izuba ngo niba ari wowe Mana ndakwizera, biranga abwira igiti ngo niba ari wowe ndakwizera. Nawe rangiza uvuge muri iki gitondo ngo wowe cyagiye wabonekeye ikuzo, agafatwa n'ikiniga kumva uvugana nawe, nanjye wavugana nanjye muri iki gitondo, wavugana nanjye kuri iki gicamunsi, wavugana nanjye kuri uyu mugoroba. Nanze gukomeza kwizera ibyo ntazi, bambwiye ibyo nizera, barabinyigisha, benshi babinyigisha mu nyungu zabo, abandi babinyigisha batangiriye imbabazi. Ariko Pawulo yarimo agenda agiye kurenganya ubwoko bwawe, agiye kumva yumva aratunguwe. Arakubona ahura nawe, nurangiza ubwire papa ngo uri umugabo ku isi y'ababaho, ushobotse mu buryo bwe, udashobotse mu buryo bw'abantu. Uri umugabo utihana amafuti, kuko udakora amafuti ntukore ibyaha. Uri umubyeyi utajya muri wonapo, uri umubyeyi uticuza, uri umubyeyi udafungisha urubyaro, uri umubyeyi ubyara igihe cyose ushakiye, uri umubyeyi utagirwa inama, uri umubyeyi utagisha inama. Ganira na papa, mubwire ngo ni wowe papa ufata imyanzuro n'ibyemezo, nta nama y'abaminisitiri yateranye. Uri Imana, uri papa, uri data, uri umubyeyi wanjye ufata imyanzuro, nta muntu n'umwe ubashije guhamagara ngo ngwino nkugishe inama. Ukora ibintu byawe neza mu gihe cyawe. Ushatse abaho, uramubyara ukamukuza agakura akabaho. Ushatse abaho, kandi igihe kigeze ibyo wamuremeye birangiye mu isi, arataha akagenda akajya kuruhukiraho. Nge ntago mpazi, barahambwiye ariko sinzi niba ariho. Ntago uyu munsi ndiho ndizera ibintu bambwiye, ndashaka kwizera ibyo nzi neza. Erega impamvu mbabwira ibi, nanjye hari urwego nagezeho nsanga nta muntu n'umwe ukwiye kumpagarara imbere ngo ambwire Imana, kuko nsanga arayivuga nabi. Nge twarahuye imbona nkubone my friend,
yavuganye nanjye ndayumva, ntabwo uyu munsi nkishidikanya, nta nubwo nkiyibaza ngo urinde, ngo urihe, ngo utuye he, ngo transport irajya he. Wa musaza ntago nkimubaza, wa musaza Eugene Pasteur nabazaga atuye Rwagitima, uyu munsi ntago nkimubaza. Ariko icyo gihe yamburiye ibisubizo, ntabwo yari bumbonera ibisubizo. Naramubwiye ntaho mvuka urahazi, data uramuzi, mama uramuzi, mama yaguciye imbere waramwigishije, ngewe nshaka umbwire kubera iki ari nge babyaye gusa nta wundi babyaye. Atangira kumbwira so ibyo so yakoraga, arambwira so yakoraga ibi n'ibi byagenze gutya na gutya, bamwishe ku manywa mu gitondo ari ku cyumweru bamushingura muri toilette hariya. Arabimbwira, mbwira mama nyoko rero aragenda yagiye gushaka ibunaka, rero bigenda gutya, naho agezeyo bigenda gutya. Ibyo byose mbishakamo igisubizo, nashaka iki kibazo nari mfite ndakibura, ntago yanyishuye icyo namubazaga. Wowe wasanga ufite n'umuvandimwe wamubaza, cyangwa akanagukubita ariko umufite ukamubaza. Ngiye ntawe nari mfite ngo mubaze. Wasanga ufite nyogosenge, shangazi, wasanga ufite jyajya tate wawe, wasanga ufite so wanyu cyangwa musaza wa nyoko, onkle wawe cyangwa nyoko wanyu. Ngewe bari bahari bose barambonaga bakavuza akaruru ngo yuyuyuyuru ngo ngicyo. Sawa, ngicyo icyo ngicyo cyari icyo ngicyo nicyo uri kumva uyu munsi cyavuyemo ngewe, icyo ntazi, icyo ngicyo ntazi. Ariko umuntu utaramenya uwo yizera, ariko umuntu utaramenya urukundo rw'Imana uburyo ruryoha, ariko umuntu utaramenya ukuntu anezererwa Imana, umutima ugafatwa n'ibyishimo, umutwe ukuzura ikiniga, kumva urariza amarira y'ibyishimo kubera ko wahuye na so, agutungure muri uyu mwanya, agutungure nawe akugereho. Hari nubwo ugera mu bibazo ukagira ngo ugiye kumwibagirwa, wowe siwe wari wamenye. Ndabizi neza ko nta kimunanira. Umunsi umwe twigeze kwicara hano, ndazibuka 2016 turiho turasenga. 2016 oya 2017 ndi hano ndi gusenga, nzamura ijambo kwizera, mvuga kwizera, ndarivuga neza, mvuga kwizera. Nari ndi gusenga ari mu gicuku saa 6 z'ijoro, numva mfashwe n'ikintu ntazi cyari cyo, numva ikintu kiranzungurukije, numva ikintu kiranize, ndekeraho gusenga ndataha. Icyo gihe mva hano ndataha Kimironko n'amaguru saa 6 z'ijoro, ngenda mu muhanda ndirimba urukundo rw'Imana, ngenda ndirimba urukundo rw'Imana. Saa 7 saa 8 nageze mu rugo hafi saa 9 z'ijoro, nayinuye Kimironko ari munsi y'akagari. Ndangije numva ijwi rimbwiye, ntago naryumvishe nk'umuntu, naryumvishe mu bundi buryo. Numva ijwi rivuganye nanjye rirambwira ngo genda utekereze icyo ukora cyose ugikore, genda icyo uri gutekereza gukora ugikore. Naragiye mbwira Imana ngo ndambiwe kuba umusore w'inzererezi, ndambiwe kuba umusore utagira aderesi, ndambiwe kuba umusore utagira iyonge, utagira iyo mfatwa. Ndumva ashaka kuba umugabo, kandi abakobwa b'i Kigali bose nta n'umwe wanyemera, kuko nta na kimwe yashingira ngo anyemere. Nta muryango mfite, nta kazi mfite, ndaho meze nk'inzererezi, kurya no gupfundikanya. Nyirinzu nawe n'induru ni mu bicu twiwa tuguruka, simfite yo muha. Ambwiye ngo Imana imaze iminsi mbwira ngo izankorera ibi. Va muri ubwo buntu bw'amafuti, ntabyo Imana yakubwiye. Baza ijwi ry'Imana, baza papa ngo ndumva
ntago nkeneye umuhanuzi. Ari igihe ugeramo kumva udakeneye umuhanuzi. Bundi abahanuzi b'ubu benshi bameze nk'abapfumu, nabaza baguhumuriza utuntu turaho tutamara n'icyumweru, baguhumuriza utuntu twako kanya muka tukaba tugushizemo, ugasigara uraho uzezengeye udafite pfo na ruguru, uwabiguhanuriye yagiye. Ngiye nageze icyo gihe numva nta muhanuzi nkeneye, kuko umuhanuzi ni uwakora mu kiganza akampereza, nanjye ngacungana n'ubuzima bwanjye. Ndangije mbwira Imana ngo ikimenyetso kimwe nshaka nuko mpura n'umukobwa ushobora kumva ubuzima bwanjye, noneho yamara kubwumva nkabona nkafata umwanzuro. Iki nicyo kimenyetso kiri bunyereke ko nshigikiye, kuko nta kimenyetso na kimwe mfite. N'ubundi ndaho ndazerera, ndazezengeye, sindya sindyama, mpora mpagaze, mutima umpagazemo, nta byiringiro by'ubuzima, nta kubaho. Nawe bitewe n'ubuzima bayemo cyangwa ubuzima bubayemo, ko hari igihe kigera n'umubyeyi babyita gute, bimbwire, akinyushura umwana mu mugongo, akamukura mu mugongo akamushyira hasi, agafata umwanzuro akagenda. Ko ndi gusengana nawe ubata mu nzu ukagenda ukajya guhiga ibyo ubashakira, ko hari ababyeyi bagenda ntibagaruke. Ibi nkubwira nshuti yanjye, nakubwiye ngo fata akanya ubwire Imana ko banyigishije kukwizera, ubaho cyangwa ntubaho, nta kibazo. Ntabwo Imana ikunda umuntu yiryarya, ntabwo Imana ikunda indyarya, ntabwo Imana ikunda abantu bayibeshya. Nawe wiyibeshya uraho gusa. Ko paseri yarambwiye, muzehe yarambwiye, muzehe Bujeni, papa Zaburoni yarambwiye, aranganiriza, ambwira iwacu, ambwira iby'urusengero, ambwira ukuntu ndi umwana muto, ambwira ukuntu nyine abona nta cyerekezo gihari bigendanye n'aho nkomoka. Ariko Mana yanjye, ninde witeguye guhura n'Imana muri iki gitondo? Ninde witeguye kumva ijwi ry'Imana kuri iki gicamunsi? Ninde witeguye kubona Imana igenda ivugana nawe muri uyu mugoroba? Ninde witeguye kumva ineza y'Imana ku buzima bwe? Ninde ufashe umwanzuro wo kumva ko agiye kuba mwiza? Yobu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, nzakomeza mba inyangamugayo. Kubera iki Bibiliya tubwira Saduraka, Meshake na Abedenego gusa? Ese nta bandi bari baranyazwe bakajyanwa i Babuloni? Kuki nta bandi mukeka ko bari bahari? Hari ibitabo bibisobanura, hari abandi bari bahari babajyanywe nk'iminyago. Babajyanye Saduraka na Meshake na Abedenego na Daniyeli wari wo uri ibwami, ntago yari ari aho ngaho. Nibo Bibiliya tubwira. Ariko hari abandi benshi bari baranyazwe, bemeye bikubita hasi bapfukamira ibigirwamana barabiramya. Saduraka, Meshake na Abedenego bahuye n'Imana. Saduraka, Meshake na Abedenego bumvisha Imana y'iwabo barayumva neza, basekuruza barayibigisha, bumva imbaraga zirabuzuye, bumva baravuze ngo nubwo ndi umupfakazi, nubwo ndi umukene mu rugo turi gupfundikanya n'umugabo uko bimeze kose, ntabwo nzakora amakosa yo kujya kwidandaza, ntabwo nzakora amakosa yo gusuzugurwa n'abagabo bo hanze aha. Benshi ntibanashinga. Abo bagabo se bo nabaye? Si ba bandi ubona birwa bidarasa kuri YouTube ngo nzarongora runaka ngo azambera umugore. Inyatsi zigenda. Nawe ruhuye n'inyatsi ngo wahuye n'amagabo ngo wahuye n'amasore. Mwabakobwa mwe, mwabagore mwe koko ntabwo mureba.
uzi ko byaruta nubwo utazi guhinga bikaruta, ukagenda ureba ukamubwira uti umunsi ndirirwa nkufasha mpamagara abakiriya, hari abana njye mbona hano mu mujyi birukanka ndabasuhuje ngo hano ngo dufite imyenda myiza ngo turambika, nkamureba nkavuga nturi umuntu w'umugabo sha, imyenda asiye ntazi n'uwayiranguye ahari, ariko iyo ugeze umugisha ukagendana nawe akakugeza kuri wa wundi ubicuruza birangira aguhaye 1,000, icyo 1,000 agishyira mu mufuka, mu kanya akajya gushaka abandi bakira hano mu mujyi birwa bakurura, ntabwo uburyo babona abantu bari kubakurura, nihagira n'ugukura ntuzamubwire nabi, yewe nabyihannye kubabwira nabi bari abana n'imfura cyane, ntazi ko abandi bakora mu mufuka se, ntago abandi bakora mu mufuka. Arewe nene ndi gusengera umuntu kuri telefone, nyuri Nyabugogo nijoro saa 6 z'ijoro, niba ari saa 6 nandi kuva mu kazi, nyuri Nyabugogo nari mfite telefone ndi gusengera umuntu. Ese ubwo Imana ntiyazi ko ndi gusengera umuntu? Hari utuntu rero abantu bayiterateranyiriza, Imana ntiyabyemera, Imana ntiyabikora. Arewe sawa, umwana Marine ngo pa telefone birayirashe. Ese ubwo ko Imana yabonaga ko ndi gusengera abantu ko bayirashe, ubwo si Imana ihuye n'utwo tudiri tw'amafuti koko? Telefone barayijyana, erega ndahagarara mera gutya ndataha nimwiza imyuso. Ngeze mu rugo umugore ati bigenze gute se? Nshaka kuyibwira niba ndi gusenga byemewe, niba ndi gusenga by'amafuti, numva umutima urambwiye ngo ntukaba umupfapfa, ubwo budiri bw'amafuti Imana ntiburimo, sibyo? Hanyuma uyu mwana waje gufata umwanya akirukanka, hari n'abagore baba bari hari bagutangira ngo tuguhe amashuka asara yagira, azi niyo bayarangurira n'inzu ariko aragukurura ngo ngwino tukudodera amashuka, kakujyana nako amarido, bakujyana hariya bakaguha amarido, agakura 2,000 bye cyangwa 1,000 akabishira mu mufuka agashira umwana. Ajya ngo nuko ari babi, ngo uri mwiza ngo ntago wabikora. Arewe zino za meza ziri, ubwiza bwawe ni iki se? Si ubukene? Si abagabo bagushuka bakakwangiriza ibitekerezo? Uzi kujyana n'umuntu mutaziranye cyangwa muranaziranye ariko ntibabyiyumvagamo tu, kubera ko nta kundi wabigenza. Uzahura n'umugabo umwe cyangwa 2 cyangwa 3 bizarangira ubaye nk'umusinzi. Umusinzi ntamenye iyo ajya, ntamenye ibyo afata n'ibyo ayora n'ibyo areka, uraho ntushobora gufata umwanzuro. Erega uranakijijwe, uri kunyumva? Gukizwa ni kimwe, no kuba gutyo utunganya ingeso zawe ni ikindi. Saduraka, Meshake na Abedenego buzura umwuka wera, muri bo buzura imbaraga, baravuga ngo wapisha, ubundi si wacu wapfuye bangana iki, nimushaka mutwica. Ubusa bapfuye barangana iki? Nimushaka mutwica, ariko ntago twapfukamira ikigirwa mana cyawe wabaje. Jya nkunda perezida hari igihe abareba ngo mwagiye gusenga, uribaza none se ubu tujye tuvugisha ukuri, hari ibimenyetso byinshi ukwiriye kubona ko ibyo bintu byose twabigezeho kubera ko twiyemeje kuba abantu bazima, tukabigeraho. Imana yampaye ikimenyetso, wa mwana w'umukobwa ntiyatashe, ntiyegereye mu rugo, ntago nigeze ngera mu rugo, Mana uyu ndamusengeye rero, uyu nguyu niwe wanjye. Oya, nagiye ndi kwiganiriza mu bavuga nti umwana w'umukobwa ntago yanyemera, yashingira kuki se? Ariko nkibuka ko namubwiye koko nta famiye, nta mafaranga, nta pfakarakira, nta kigenda. Afata umwanzuro we ntabizi, ntabisenge. We nta nubwo yasengaga, yiberaga mu rugo. Ibyo byo gusenga byo kwirukanka ntiyaraze byari byo, reka ntaho yajyaga, ko yabanaga na se na nyina se, kuko yarangije kwiga. Hari ikindi ubundi se yasengaga ibiki? Ntabyo yasengaga, ntiyarakijijwe. Icyabwira ko ari nge waje kumwatuza agakiza, nyuma agakizwa akajya muri Yorodani akabatizwa, bundi akakomeza inzira y'umusaraba. Ubu ngubu ni umugore ushima Imana. None ikintu cyambabaje kimwe, paseri wenda wasanga ari kunyumva,
bajya kutwerekana mu rusengero rumwe, ndiho ndakubwira ngo umenye uko usenga, umenye ibyo ubaza Imana, umenye no kuganira nayo, ntuyitotobeze wishyiraho agatotobezo. banza umenye Imana n'uburemere bwayo n'izina ryayo, uzivuga ngo data. Maze rero bagiye kutwerekana mu rusengero, umupaseri umwe abarabajije ngo abaravuze, sha byarambabaje kese nkubeshye, byarambabaje buriya hari igihe Imana nawe yatoranyije rwose igibaho mu bintu by'ubwenge ukuntu. Mwabashumba bari kunyumva, mwe muri ababyeyi, muri ababyeyi rwose munyumve neza, ariko Imana igibahamo akantu k'ubwenge kameze neza nka ka Salomo. Mbaza ngo yavuze ngo iki? Abaravuze ngo ubuse ngo mwabakobwa mwe muri aha ngaha, ngo mwazabajije ngo uyu mukobwa wacu ngo Imana yasenze, ngo namwe ngo Mana yanjye we, ngo Imana ikabimuhaye umugabo ngo nk'uyu nguyu ngo akiri umwana muto, ngo bumuza ahantu yasengeye, ngo nimushobora kumuza ahantu yasengeye. Yewe data, ndetse numva namwaka mikoro mu bw'intambaro gaceceka, bana nanjye umunwa wanjye uzankora. Nari ngiye kumubwira ni hauze gato, nibuka ko nta n'urusengero azi, nibuka ko nta n'inzira ijyayo azi, sha Mana we, nibuka ko n'urusengero winjiyemo ari urwo ngurwo bamubatije, si nuko ko. Ariko ndashaka nkubwire, sinari nziranye n'abakobwa benshi basenga bazi kwiyiriza, basenga bavuga zotaya, bavuga zozo wanga baraho, ariko yawe data we, umutima wawe, intekerezo zawe, imigambi yawe, kamere yawe, karakteri zawe, amahame ari muri wowe, ubunyangamugayo buba muri wowe, n'ubupfura nibyo bikugira uwo uri we. Nta ibyo bintu byo gusenga amasengesho menshi uvuza induru udukanga udutwika, ubyihorere. Ntago ari byo, ntago ari byo. Ibiri byo nyabyo, fata umwanya wawe mu bibazo byawe, mu makuba yawe, mu bigeragezo byawe, mu bikuvuna byose, nurangiza ujye ku ruhande ubwira Imana ngo dadi, ni wowe papa. Numvishe ba runaka bavuga, ba apostol runaka baravuze, ba hoteli runaka baravuze, ba bishop runaka baravuze, ku ma YouTube, mu rusengero, mu biterane baravuze, bakoze ngo nibitangaza ngo bikomeye, ngo abantu bajyayo, ugasanga umuntu agiye gusengera runaka, ngo nuko bavuze ngo hari urusengero rwiza, ibyo bikamujyana, ngo agezeyo ngo arafatwa. Umva iyo mitwe ngo runaka, ngo yumvishe ngo muri amupasiteri ngo akora ibitangaza, umuntu akaza gusenga, akaza mu muriro, mu muvuduko, kandi ubwo azanywe n'ibibazo by'ubupfakazi, azanywe n'ibibazo by'uko yagumiwe, azanywe n'ibibazo by'amadeni. Ntago ari uko bahungira ku Mana, ntago ari byo. Wowe n'umutima wawe muraganira, kandi Imana irakuyobora aho ugomba kujya gusengera. Imana irakuyobora kandi kubera ko uri umunyamasengesho n'ubuzima busanzwe. Amaraso yawe akozwe mu gusenga, imitsi yawe ikorwe mu gusenga, intekerezo zawe zibe mu isengesho. Wicaye kuri moto uri gusenga, uri mu muhanda ugenda uri gusenga, uri kwa muganga uri gusenga, uryamye utarasinzira uri gusenga. Ibintu byose uhaye umwanya nibyo bigutwara intekerezo zawe. Ibyo uzatindana nabyo nibyo uzasa nabyo. Ariko wanyumvishe, ariko wantahuye icyo nshaka kukubwira. Ibintu byawe byo kurindira kuzumva umuhanuzi yavuze, bahanuzi nababujije ngani bahanura, birabareba. Sinzoje nabajije undi n'umuhanuzi ndamazi, ariko uri muzima. Ibyo wahanuye urabizi, ibyo wahanuye urabizi, ngo ndabizi neza ngo yavuganye nanjye. Urasa yavuganye nawe, ujya kwiyedarasa abantu bose bamenye ngo wahanuye. Hanura amafuti, wabanje ugahanurira kamere zawe zigapfa. Uraho ntushobotse, ntawe kuvugiramo, ntuzi kuganira n'abandi, uraho
imvugo yawe ni mbi, ibikorwa byawe ni bibi, wagira ngo umwuka wera ntaba muri wowe, uri umugambanyi, uricara ukagambanira umuntu ukamukubitaho nyambata y'igitero nashaka azapfe, ukagirira umuntu ishyari kubera utuntu duke afite akurusha, cyangwa ubona ari gutera imbere ukamugirira ishyari, kumva wamwirukanisha mu kazi, kumva wamuhitana, kumva umujinya urakuriye ifuhe rikagufata ry'abadayimoni, uraho gusa ngo kandi ngo ugure umuntu w'Imana, uraho uri umunyamujinya, mujinya wawe ni umunsi, matiku yawe ni umunsi, ariko warangiza ngo ibyo ukeneye guhura n'Imana ukaganira nayo mu bibazo, cyangwa ufite amadeni hejuru y'amashyari, ufite n'isoni ryo kujya imbere y'Imana ngo uganire nayo, cyangwa ufite rambere, umuntu akarya rambere ya mbere akarya n'iya kabiri, umuntu akarya ikimina. Sinzi umukecuru ugeze kumbwira ngo nyishyurira ngo amadeni agiye kunsaza ngo sinzongera kujya mu kimina. Ni sawa, ndamwishyura haciye nk'amezi 3 ngo ubu ngo ikimina, ngo ubu ngo ni sosiyete harya, niba ari sosiyete niba ari inama, kimwe muri ibyo ngo kimereye nabi. Niko twavuze ko byagiye bivuye hose, ngo ya mwana wanjye ngo urumva, ndabwira reka ibya mwana wanjye nta yandi naguha, hari abandi bayakeneye. Uraho ntushobora gushyira ubuzima bwawe ku murongo, uhora mu madeni ari aho y'amafuti kubera ko byagucanze. Ibibwira ndetse ninde urakwishyurira? N'umugabo? Sawa, ubwitegure nawe kuzamwishyura ibyo azagusaba. Niba ubyiteguye ubwo ntabwo amafaranga ujye kwishyura. Ntabwo bashiki bacu bari aho ngaho ariko babayeho, ntabwo bashiki bacu benshi tubana i Kigali. Ari wigeze kumbwira ati nuko Imana brother, ati nimba ubuhamya bwawe rwose, ati ngewe ndi sister wawe. Yego. Mukanya bangishije inama, ntiyego bandayimugiriye, maze kuyimugira mukanya bayirenza hakoze bitandukanye n'ibyo twagiye mu inama. Mukanya ati nyine ati nasinyiye umuntu sheke, ati tazigamiye, ati ubu baramfunga, ahubwo bambabariye bakagutera ipingu duhagaranye hano. Hasoni ubuze uri kumbwira iki? Wagendanye n'Imana, mwuka wera ari muri wowe, ijambo ry'Imana rivuga gute se? Ko ibyo muzakora byose bizababera byiza. Mwibutse ko niyo ari ibyaha dukora n'ibyo amategeko arabihanira. Tureke ibintu byo kuvuga ngo abantu ntibazajya mu ijuru ngo bakoze ibyaha. Wowe si ibyo ukora bingana iki? Ijuru niwe uritanguza, uko baritanguza ko Imana ihitamo, ko Imana ari itoranya uko ishaka, umenya wowe yaragutoranyije. Ariko nukora ibyiza uzemerwa. Uzibye n'Imana gukwemera na leta izakwemera. Ubuze niba ugurira abaturage mitiweli leta ntikwemera. Niba utanga umuganda neza na leta irakwemera, ukora umuganda neza na leta irakwemera. Niba witabira ibikorwa biri aho bya leta, imiyoborere myiza, Imana irakwemera. Ariko uraho urasenga gusa, ntushobora kwitabira ibikorwa, kandi usengera hejuru y'amashyari, amatiku, inzangano, uburozi, ibigenda bishaje binuka biraho. Noneho wowe nawe ubwawe ntushaka gukora ibyiza ngo wemegwe. Yego, none uri kunyumva, uratinya kujya imbere y'Imana kuyibwira kubera kuza umutima wawe wuzuye. Ariko genda kandi wikwicira imanza. Hano ujya imbere y'Imana ngo Mana ngo narafuditse. Abantu basenga gutyo n'abapagani, ntago barakizwa, ntibaramenya urukundo rw'Imana. Ngo none ngo ngumbabarira ibyaha byanjye byose, ikabikubabarira mukanya ukongera, Mana niba naha narakojeje, wirwa muri ayo, uzirwa muri ayo, urare muri ayo, umwaka uzashira uri muri ayo, uzahora muri ayo. Nshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, nshuti yanjye turi gusengana kuri aya masaha y'igicamunsi, nshuti yanjye turi gusengana muri uyu mugoroba, wenda uri umumama, wenda uri umupapa, wenda uri umusore, kandi ni koko uri umukobwa,
ntabwo nzi igitekerezo cy'ubuzima bwawe uko ucyubaka, ntabwo nzi principe yo gutera imbere kwawe uko imeze, ntabwo nzi principe yawe yo kubaka urugo rwawe uko imeze, ntabwo nzi principe y'ibikorwa ukorera Imana n'ibyo ukorera abavandimwe n'ibyo ukorera leta, ntabwo mbizi, ariko wowe n'umutima wawe murabizi. Ntabwo nzi ibyo wizera, ngo paseri runaka, ngo paseri ntuza, ngo profete runaka, ngo bishop runaka yakwigishije, ngo wumvishe ijambo ngo ry'Imana, ngo hano, ngo urangije ngo kuri radio, ngo urangije ngo kuri televiziyo, ngo urangije ngo kuri YouTube, ngo urangije ngo audio, ngo urangije ngo urafashwa. Arebe, ntago mbizi, ariko ngo warafashijwe. Ariko muri iki gitondo ndagira ngo mvugane nawe, ijwi ry'Imana rikorere muri nge, mwuka w'Imana nyemerere muri iki gitondo gusobanurira aya magambo. Kwizera ibyo utazi birekera aho ngaho, uva mu mafuti. Izere uvuganye nawe. Umva ijwi ry'Imana rivugana nawe. Twumvisha indaya zavuganye n'Imana, twumvisha abajura bavuganye n'Imana, twumvisha abasinzi mu kabari bavuganye n'Imana. Ntabwo urahura n'umusinzi akaguhanurira. Twumvisha ijwi ry'Imana riciye aho ariho hose. Nawe muri iki gitondo, kuri aya manywa, muri uyu mugoroba, emera gato ufata umwanya wawe, ntazi ukungana, uri muri ofisi, uri mu kazi, uri kwa muganga, uri mu isoko wagiye kurirema kugura cyangwa kugurisha, uri mu muhanda ugenda uri kunumva, ahantu uri ntazi, uri mu kazi k'ubusekirite, uri mu kazi ngo ko mu rugo, sinzi ngo mwirwa muririmba ngo ndi umukozi wo mu rugo, uraho na shobuja n'umugaragu, nawe uri umugaragu, mwese muri abagaragu, muraho mwese muri abacakara. Ibyo ntacyo bimbwiye. Wowe fata umwanya wawe, ntago nza huri, nge ntago mpazi, nanjye ndi hano. Ubu nanjye ndi hano, umugore wanjye niba asinziriye, niba ari maso, niba nyumva, niba atanyumva, ntabyo nzi. Aho tugomba kwita ku bana, tugomba kwita ku murimo dukora, ibikorwa by'Imana, ibikorwa by'umuryango, kandi ukaba umuntu mwiza. Noneho nyumviriza, fata umwanya wawe ubwira Imana ngo papa, nongeye gusobanukirwa neza kuri data, nongeye kwibuka aya magambo ko amaraso ya Kristo yonyine ari yampuza nawe, kuko icyanditswe kiravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ntago yavuze ahandi. Ubuze umunyarwanda kubwira ngo iki? Kwa nyokoro mugezwaho na nyoko. Niba utazi umugani ubwo bazagusobanurira. Ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Sawa. Ibyo birahagije. None amaraso ya Kristo niyo yonyine ampuza nawe. Daddy, ntabwo nkuzi, nta nubwo nakumenye. Bakumbwiye nabi, bakumbwira mu nyungu zabo, bakuvuga nabi kandi uri Imana. Barazizi wayanga, bavuga indimi, bakubita amapendo, bakubita ibinyuguri, turasimbuka, bavuza igisirimba, turasirimba, dutaha twatutubikanye nk'abari muri gym. Ni ibyo twatahiye. Ntago rero nigeze nkumenya n'umunsi warimo. Niba ubaho, niba utabaho, niba utuye he, niba, ntago mbizi. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nkurikije ibyanditswe bansomeye, uriho. Ariko ntago numvishe neza, ndi gushidikanya, kandi uko gushidikanya ndashaka ko kurangira uyu munsi. Ndumva ijwi ryawe rivugana nanjye, ntago mbizi ukuntu bigiye kugenda. Ntago ngiye kubumba Bibiliya ngo ntomboranye ngo nyibumbure nk'uri gukina amakarita, ngo mvuge ngo aho ngiye gusoma naho. Ntago ari byo ngiye gukora, kuko Bibiliya ntayo nzi, nta nurayinyigisha. Ubu nshobora gusoma ngo ibyo nsomye nkabikora atari byo bikanyica. Bibiliya nyita inyanja kuba iriho ibintu byinshi binshanganyukisha, kandi menye neza ko Bibiliya atari inyanja, ahubwo Bibiliya ni ijambo rihumetswe nawe. Ariko ntago ndi kumva
ibi bintu mbamo byo kwizera ntago nzi ibyo ari byo. Nushaka kubifatira igihe cyo gusenga, ntawe ntegetse kwiyiriza, wiyirize kubera ko ubushaka, ubushake bwawe n'uburenganzira bwawe. Noneho ndifuza ko wangenderera, ntago nzi uburyo wazamo. Ikibazo ntago ari uko natinze gushaka nagumiwe, ikibazo si uko mfite amadeni kuko ndi mu isi y'amadeni n'ubundi nzayabamo na leta ibamo amadeni, nta kibazo. Ikibazo si uko umugabo ntimbagura n'ubundi nyine ubwo yangize nk'ingoma y'abaporoso ajye yikubitira, naramwubashye nta kundi. Ikibazo si uko abana bananiye, ikibazo si uko abavandimwe bambereye ikibazo, hari n'abadafite aho barambika umusaya, ngenda hafite. Hari abana bari hano mu muhanda bari kuzerera birwa mu biraro biruka badafite iyo bacumbitse, even n'abagore n'abagabo. Ariko ngewe ndashidikanya, ntago ndi kumenya neza ibyo nizera niba ari byo usanga atari byo. Mwuka w'Imana yokabyara angenderere, anyigishe, ansobanurire. Ikibazo si ibyo ndi gucamo, ikibazo si uko ntafite imbuto yo guhinga, ikibazo si uko ndi guca inshuro bakanshunaguza, ikibazo si uko ntwite ntafite imyenda yo kubyariramo, kuko n'uwanteye inda yaragiye yarantaye, nta n'uzaza kungurira imyenda ataranteye inda. Ahubwo ikibazo ni ninde nizera, n'ibiki nizera, ese nibyo? Kuko abantu benshi muri iyi minsi bizera ko Imana ngo yababwiye imodoka ngo biciye muri profete runaka. Nawe ujye umbwira koko utwo tuntu tw'amafuti, ngo Imana ngo yaravuze ngo izampa umugore, ngo izampa inzu, ngo izampa imodoka, ngo izampa n'ibi n'ibi. Ibyo si ikibazo, ibyo nibyo wizera by'amafuti. Ariko ko avuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye, uwo data niwe nshaka kumenya. Kuko Yesu we yaje mu isi, barabyandika mu mateka, yarapfuye baramubamba, ndetse ibyo naranabyizeye kubera ko babinyigishije, ndetse nabyatuje n'akanwa kanjye ntaramenya n'ibyo ari byo, cyangwa se nari nabimenye ndabisobanukirwa, numva ijwi rivugana nanjye, ndabatizwa, mbese njya no mu mazi barandubika, ariko mvamo ndi umusingakazi, na n'ubu ndacyari umusingakazi. Mvamo rwose ndi karasanye, na n'ubu ndarasana, nanjye nta mikino. Navuyemo ndi umushizi w'isoni, na n'ubu ndacyariwe, ariko banyibije mu mazi. Rero ikibazo ntago ari ibyo, si byo ndiringa nabyo. Ndumva ndi kudiringa muri iki gitondo no kumenya data, uwo data. Data uwo nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza, aza mpamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora. Uwo ntago muzi, namwumvanye abantu, ariko wowe ubwawe namenye ikintu gikomeye muri iki gitondo, kuri aya manywa, iki gicamunsi, uyu mugoroba, bana banjye badahari, mugabo wanjye adahari, bavandimwe badahari, mugore adahari, sheri wanjye adahari, boss adahari, ndumva nshaka wanyiyereka. Ndumva nshaka ijwi ryawe mu matwi yanjye rivuga, ndumva nshaka kumva ijwi ryawe rivugana nanjye. Ntago nzi ibyo uri bumbwire, ariko uzi icyo umutima wanjye unyotewe, nukuva mu kavuyo k'ubuhanuzi, nukuva mu kavuyo ka YouTube ndi kubona hanze aha, nukuva mu kavuyo k'imibereho, nukuva mu kavuyo mbona mu rusengero,
ni ukuva mu kavuyo mbona ndirimbana n'abanyamashyari, ni ukuva mu kavuyo kuko nanjye ntashobotse ndi umunyamatiku. Ibyo byose nadirinze nabyo byaranze pe, naragerageje byose byaranze, narishyuye ariko byanze kurangira, navugije induru ariko byanze gushira. None muri iki gitondo ndifuza kumenya, ariko ibyo nifuza kumenya ni wowe ubwiye ko bimbwiye. Ntago mbizi niba uri bungenderere mu nzozi, ntago mbizi niba uri ndi bumva ijwi ryawe rivugana nanjye, niba ari ijwi, ariko icyo nzi cyo nuko ndibuze kumenya kwa nukuri kw'Imana. Wowe uri kunyumva ndakurahira ishobora byose, iyo ijwi ry'Imana rivuganye nawe uraryumva, wumva riyivuze, wumva ari ijwi ridasanzwe, ni ijwi ry'amahoro n'umudendezo. Nanjye rivugiye muri njye wakumva ari ijwi ridasanzwe rivugana nawe, ni ijwi ry'umudendezo, ni ijwi ryuje urugwiro n'amahoro, ni ijwi riryoshye kuryumva. Niyo yaba ari mu nzozi Imana iragusura. Ntago mbizi niba iri buze mu isura yande, ntago mbizi niba iri buze muri imaje yande, ariko icyo nzi cyo nuko Imana iragusura uryamye mu ijoro, ariko nuko nzi ko Imana iri buze kumva ijwi ryari guhamagara. Nibiba ngombwa uranakebuka urebe umuntu muvugana, ariko urumva ari ijwi ridasanzwe. Ntago ari ijwi nk'iry'umukunzi wawe yakubwiraga kera kigukunda, none uyu munsi akaba yaramaze kukugira icyo ntazi. Ni ijwi ry'utuje, ni ijwi ry'uvuga rifite ubuntu, ni ijwi ryuzuye ibambe n'imbabazi, ni ijwi ryuzuye urukundo. Umunsi umwe nagiye gusenga ku musozi, nicara ahantu ku kiraro njyenyine mu biti by'umukenke. Ndangije mbwira Imana ngo ntago nzi isura yawe, nta nubwo nkeneye kuyibona nonaha, kuko nyibonye napfa. Ariko ijwi ryawe iyo rivuze ndaryumva, numva ko ari wowe. Numva umuyaga mwinshi uhorera uri mu ijwi rivuga rituje. Dadi, ndabizi neza ko nta kintu na kimwe nahindura ku buzima mfite uyu munsi. Naragerageje ibintu byose byaranze kandi ndashaka iterambere, ariko ndakomeza gukora ibyo nshoboye. Uzampa umugisha utazawuma simbizi, ariko ndashaka kumva ndyohewe n'ubusabane bwanjye nawe. Nta kindi cyanzanye gusenga kuri uyu musozi, ntabwo ari ibintu nshaka, ntabwo ari ubutunzi nkeneye, ntabwo ari ibindi bintu nkeneye, ibyo byose nzabihabwa. Kandi ikindi namenye ko abantu bafite ubutunzi bwinshi baburazwe n'ababyeyi. Ngewe data yari aho aguruka agenda, ntazi ibyo akora, ari aho adashobotse yiruka. Sinzi ibyo yarwaniraga, ntabyo nzi, ariko yari aho, ariko nta butunzi yansigiye. Nagiye kuhashakisha ndahamenya, nsanga hari metero imwe. Umuntu angira inama ati nutayigurisha uzayigwamo. Nahagurishije 60,000 hari n'itike yanjyanye n'iyangaruye. Nabwo nagiye mfite umugore, maze kugira umugore, iyo mba namufite umenye bitari gucamo. Ndangije mbwira Imana n'ubutunzi abantu baburagwa n'ababyeyi, njye nta n'ikibanza mfite, nta n'uwakimpa hari, kire ko Imana yazungereza. Ninde waguha ikibanza? Ari we muravukana se? Ariko Imana iduha gakondo yo duturamo. Haleluya. Ndangije mbwira Imana ntihari ikintu kimwe nshaka, ndashaka kumva niba ari serwakiri buce mu mutima wanjye. Ntago mbizi, ntago mbizi niba ari umutwe wanjye uri buhinduka igisenzegeri ukaba nyine nkumva unyuzemo umuyaga. Ntago mbizi uko biri bugende, ntago mbizi ibintu biri bumfate mu maguru, ntago nzi uko biri bugende, ariko ndashaka kumva ijwi ryawe rivugana nanjye. Ndashaka kumva ari wowe unyibwirira, kuko ba pasiteri barambeshe.
bambwiye ibyo bakora, bambwira ibyo abo basengeye barakira, bambwiye abo basengeye cyamunara zivaho, bambwiye abo basengeye ngo bararya bari bashonje, bambwiye ngo n'abandi ngo basengeye ngo bararongorwa, ngo abandi bakora ubukwe, bambwiye ngo bizinesi basengeye zitera imbere. Ibyo byose nta na kimwe mfite, nta n'icyo nkeneye. Nkeneye kumva, kandi buri Imana izi ubwenge. Niyo mpamvu yanoranije kugira ngo intume mu gihe nk'iki, nze nkubwire ibi ngibi ubyumve. Wasanga hari umwe Imana yashakaga gukiza, niwe waje kunyumva uyu munsi, ariko uzaze nkwigishe gusenga kweri nasone. Ndangije ndi kuzenguruka aho hantu ku kiraro, nkicara nkahaguruka nkazenguruka, nkayibwira mu mutima, nsenga nka nyina wa Samweli, ndasenga Imana ntinda kuyibwira ba Penina, ahubwo nyibwira icyo nshaka, nkubitagura iminwa, bantu bakanyuraho, nari agasore kari aho kumugenda, bakandeba bati kano gasore se n'agasazi, nkakubitagura iminwa hatagira uwumva ibyo ndi gusenga. Ariko nagiye kumva numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, ariko nagiye kumva numva nzabiranijwe n'ikiniga kinini, numva umutwe urahomotse, numva amarira menshi, numva Imana ivuganye nanjye. Iyo nkubwira inshuti yanjye uyibarize, iyo nkubwira inshuti yanjye uyibarize. Ibibazo byarashize, umubabaro urashira, agahinda karashira, narirutse n'amaguru ndenga imusozi ibiri, ariko mbwira Imana ngo Mana urandyoheye, numvishe urukundo rwawe ukuntu ruryoha. Erega buri umusazi nubona ari gusara azaba ari kubona ibyo abandi batariho barareba. Nawe numara guhura nayo, numara kuyumva, ibyo kuba warakijijwe ntago bindeba, ibyo kuba utarakizwa ntago bindeba. Ikindeba nuko hari Imana yakuremye kandi ni so, kandi gukunda urukundo rutagira akagero. Kandi inshuti yanjye numara kumva ubwiza bw'urwo rukundo, uzumva ufashwe n'ibintu utazi, ntago mbizi niba ari amashanyarazi. Hari umusirikare ejo bundi wampamagaye, wasanga ari kunyumva muri iki gitondo, wasanga ari kunyumva kuri aya manywa, ndamusuhuje cyane. Arambwira ati umunsi umwe hari ubwo mba ndi mu ishyamba, ati hari igihe njya kumva nkumva ndafashwe, nkumva ndarize, nkumva navuze induru. Ndangije ndamubwira nikomeza uryoherwe n'urukundo rwa Kristo. Urwo rukundo rwa Kristo ruzajya mu rugo, rugere mu mugore wawe n'abana bawe udahari, ruzabana nabo, ruzababwira uwuri we, ruzababwira ukuri. Urwo rukundo rwa Kristo ni Imana ikuryoheye. Ganira na so, ngo uri kunyumva muri iki gitondo, ganira na so. Ntabwo ugiye mu kazi wishimye, wasanga uri no kunyumva uri mu modoka ugenda udafite n'iyo ugiye cyangwa ugiye mu kazi. Harabirwa bagenda mu uyu mujyi bazerera, badafite icyerekezo, badafite iyo bava, badafite iyo bajya. Ariko fata akanya gato. Umunsi umwe nari ku musozi ndahantu ndi gusenga, nari ndi kuri kiliziya imwe y'ahantu Musanze. Ndabyibuka hari mu masaha y'umugoroba, ibintu byose byashanze, ibintu byanze. Ndangije ndazenguruka hariya, ndahazenguruka hariya, ndahazenguruka, zenguruka mu mucacu hari, ndeba ukuntu amazu yubatse, ndeba ritari, ndeba ukuntu hameze. Ndangije mbwira Imana nturi data, bantu bagize ubwenge bwo kubaka ibi bintu, ariko ngewe nabuze n'ubwenge bunjyana kwihagarika. Ariko ninde wafungura ubwonko bwanjye nkamenya icyo gukora? Ko nyibuze, ko mbuze icyerekezo, ko nta kintu cyo gukora mbonye. Ndangije ndagenda ngira ngo ntago byakoze. Ariko buriya niba uri gusenga ibyo bintu, ariko niba uri gusenga gutyo mu isi y'umwuka, Imana irakora. Yesu arakora. Muririmbyi arangije aravuga ngo arakora ibikomeye, arakora ibikomeye,
nta kintu na kimwe kitomushobokera, arakora ibikomeye, anatenda mambo, arakora ibikomeye. Oh, hakuna kilo siyowezekana, anatenda. Yesu arakora ibikomeye. ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nzogira. Haleluya. Nyemerera gato dufata umwanya gato, ibintu byose byari hafi yawe byirengagize. Niba ari na kuteri uzambare, niba ari n'amaso yahombeke gato bigukundira, uririmbane nanjye iyi ndirimbo, tuyisengeremo tubwire papa ngo dukeneye kumva ijwi ryawe. Ntago twasengeye abarwayi urabazi, ntago twasengeye abashonje urabazi, ntago twasengeye abagumiwe urabazi, no byonyine no kuba tubivuze turabisengeye. Ntago twasengeye ingumba zitabyara urazizi, ntago twasengeye abagabo batabona icyo gutunga imiryango urabazi, ntago twasengeye abana ku mashuri bagomba gutsinda urabazi, ntago twasengeye bizinesi zacu urazizi. Ibyo byose ni ibidutera ubwoba. Ntago twasengeye inkoni badukubita urazizi, bitutsi badutuka urabizi. Ntago twasengeye amaseta abantu bagiye kuryama mu kanya bagiye kubaga urabizi. Ahubwo umviriza papa icyo dusaba. Ufata akanya gato, umunota nk'umwe, nurangiza uvuge ngo ntabwoba nzagira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nzogira. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nzogira. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nzogira. Ntabwoba nzogira, Yesu ari kumwe nanjye, ntabwoba nzogira. Arakora ibikomeye, nta kintu na kimwe kitomushobokera, arakora ibikomeye, arakora ibikomeye, arakora ibikomeye. Nta kintu na kimwe kitomushobokera, arakora ibikomeye. Ari hano ngo aguhezagire, akuremesha agakiza, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, ari kumwe nawe, arakumva, harumva ijwi ryawe mu mutima. Ibintu byose bituje kandi bicecetse, nta kintu na kimwe gisakuza, nta kintu na kimwe kikuderanja. Ijwi ryawe data araryumva, data arabibona ko wirengagije ibyari bikuremereye, data arabona ko wirengagije ibyari bigufitiye inyungu.
data arabona ko wirengagije ibibazo byinshi byagusajije, byagutesheje umutwe. Data arabizi ko ubayeho mu kababaro n'agahinda, ariko arumva umutima wawe urimo uvuga ngo Mana, umubyeyi, papa, daddy, I want to listen to you. Ndifuza kunyumva, ndifuza kunyumva. I want to listen to you, I want to listen to you. Nonaha ndifuza kunyumva. Nyemerera uvugane n'umutima wanjye. Nyemerera numve ijwi ridasanzwe mu matwi yanjye. Nyemerera numva umutima wanjye wakira ibidasanzwe. Ndashaka kukubona. Papa na mama bambwiye Imana y'amagambo, n'ibikorwa byabakorewe ntabwo ari ibyanjye. Pasiteri wanjye, mami wanjye ku rusengero, uwo nita dadi ku rusengero, uwo nita mami ku rusengero, wa wundi mbona mu isura yawe, bamuvuze ibintu bikomeye, ndamwemera njya kumureba. Twarahuye yaransengeye ndetse hari n'ibyakunze, ariko Imana yanyigishije yambwiye, narabyizeye, ariko iyo ngeze mu kaga nsanga ntarizeye by'ukuri. Ariko namenye ko icyaha gikomeye ari ukugushidikanyaho. Menye ko icyaha gikomeye ari amaganya no kwiganyira n'amajune. Ibyo nibyo binkururira mu mutego wa sekibi, nkisanga nakoze iby'indonke zintica ntikize. Muri nge umucyo ukavamo, umujima ukinjira. Ariko ndashaka kumva ibyo nizera niba ari byo. Ese koko papa urahari, wavugana nanjye muri iki gitondo? Sinshidikanya ko uhari, kuko hari ibyo nabonye wakoze. Ariko uyu munsi ntago nshaka ibifatika, ibyo abantu babona ko bifatika ngo ari byo nizera. Ndashaka kumva umutima wanjye byoroshe ukorana na Mwuka Wera. Ndashaka kumva intekerezo zanjye zihinduka. Ndashaka kumva byose bigiye. Ndatuje gato. Nta kintu na kimwe kitogushobokera, kuko urakora ibikomeye. Nanjye vugana nanjye, numva ijwi ryawe, numve ntafite gushidikanya muri ngewe. Nibwo nzumva ndi mu murongo nyawo. Naho undi Bibiliya ndayisoma kamera nk'usoma ibitabo, ibyo nsomye mbisigaho. Naho ubundi nibagirwa, ibyo nize ndabyibagirwa. Naho ubundi abanyigishije bambwiye Imana itanga akawunga, bambwira Imana itanga abagabo, bambwira Imana itanga inzu, kandi twabonye ko ubutunzi tuburagwa n'ababyeyi. Bizinesi twazikora tukagira umugisha zigatera imbere. Abo bambwiye ibyo, bambwiye Imana irya icyacumi, niyo bambwiye. Bambwiye Imana ihanga umugisha amaturo, niyo bambwiye. Ntago bambwiye hikora kundi baza umutima wa, ikora kumbaza umutima wanjye. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba, ndetse byangiza no mu rupfu vuba. Ndashaka kuguhimbaza nkuzi. Ndashaka kuva mu kigare cy'abarokore bitwikira iryo zina. Ndashaka kuva mu kigare cy'abahanuzi bitwikira iryo zina. Ndashaka kuba umuntu mwiza waconzwe na Mwuka Wera, wa wundi wajenjaguwe na Mwuka Wera,
wa wundi wasobanukiwe urukundo wankunze kandi mvuka kwa runaka kandi mba mu mafuti, atari byo ngiye kuza kurata imbere yawe, ahubwo mba mu rukundo arirwo ngiye kubwira abantu. Data, urakoze ku bw'abana bawe bemeye kumvira ijwi ryawe muri iki gitondo. Nyemerera nawe utarakizwa usubire muri aya magambo. Niba utaratura agakiza subira muri aya magambo kugira ngo ugende mu murongo umwe n'abana b'Imana. Niba uri kunumva, niba waratuye warakijijwe, ibyo kuvuga ngo wasubiye inyuma ngo uragwa ngo nuko ngo usubira mu nzoga ngo usubira mu ndaya ngo usubira mu ki, imva ibyo ntago ndi kudiringa nabyo. Wowe utarakira agakiza uri he? Vuga ngo Mwami Yesu, ngize umugisha ukomeye wo kumva urukundo rwawe n'uburyo wankunze. Ndi indaya, ndi umujura, ndi umwicanyi, ndi umugome, ndi umugambanyi, mbeshya, ariko muri uyu mwanya numvisha amagambo yawe meza. Ndakijijwe nonaha. Kristo, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nyandukure mu gitabo cy'urupfu, nyandukure mu gitabo cy'ubugingo. Sinzongera kwitwa umunyabyaha ukundi, kuko amaraso yawe niyo yo kunyeza umwanda wose n'ibyaha navukiyemo nkabikuriramo. Sinzongera kwigaya ukundi, mbaye umuragwa w'ubugingo, mbaye umuragwa na Kristo. Urakoze kunyakiriye mu bana bawe. Nzahora nezezwa n'urukundo wankunze, kandi ibyo natuye nzabihamya mu bandi kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Niko mbyizeye kandi niko mbyatuye. Amen. Data, ndagushimye ku bw'abana bawe. Reka buri umwe wese aganire nawe. Ari uwakiriye agakiza arakwiye guhura nawe ukamuganiriza, akumva rya jwi ryawe nigeze kumva, akumva bya bidasa bitemba mu mutwe. Umuntu wese akareka kugendera mu kigare cy'abarokore, mu kigare cy'abanyamasengesho, mu kigare cy'abinginzi, mu kigare cya pasteur, mu kigare cya bishop, mu kigare cya apostle. Akareka kugendera mu kigare, ahubwo akakumenya neza, kumwiyeretse, kumvisha ijwi ryawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Data, turasenga kubw'igihugu cyacu, turasenga kubw'ubuzima abantu bari gucamwo, turasenga kubw'imibereho abantu bari gucamwo, ariko umuntu wese ndamusengera muri uyu mwanya abona ineza yawe igendagenda muri we. Uwo umugisha abayobozi b'igihugu, uwo umugisha umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'umuryango we, uwo umugisha uzakora, uwo umugisha mu muryango, uwo umugisha mu kazi ke ka buri munsi, uwo umugisha mu banyi n'amahanga, uwo umugisha kandi unezeze umutima we kugira ngo umunezero ugere ku bantu bose. Uwo umugisha abayobozi b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze, uwo umunyarwanda umugisha aho atuye ku mudugudu, aho akorera, ibyo akora umuha umugisha. Uwo umugisha abasirikare na polisi bari mu nzego z'umutekano, uwo umugisha kenshi baritangira abandi, hari n'abasohoka igihugu bari muri mission, ubagirire neza. Uwo umugisha igihugu cyacu n'abaturanyi batubonereho umugisha, kandi ubwo bubyutse baturira abantu babanduke, bave mu buhenebera, abantu babyuke kugira ngo ubwo bubyutse bufate isi. Niko nabyumvishe babivuga, ariko icyo natura ni kimwe, nuko nifuza ko abantu bakira ububyutse budasanzwe, abantu bakumva urukundo rwawe bakarubwira isi. Urakoze kuragira neza umuntu wese aho aherereye, n'ibyo arimwo n'ibyo akora. Abashonje tugendana nabo ukabagaburira. Ari ubwo tubwira umuntu ngo yihangane, ariko ashonje ntacyo tumuha, ntacyo dufite, cyangwa tubwiye twagihaye abandi, ariko wowe urabizi ibyo akeneye koko. Ko hari n'ubivuga abeshya kubera iyo ngeso. Abantu bose bankurikiye muri iki gitondo bice kamere zabo, kubera ko
bemeye gutuza ngo bumve ijwi ryawe rivugana nabo. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nyirimpuhwe. Umuntu wese aho agiye, ibyo agiyemo, hari abagiye gushingura, hari ababuza ababo bitunguranye, hari ababuza ababo barwaye, hari ababuza ababo bagiye, hari ababuza abana bato bakiri n'abana, hari abagiye gufungwa no gusengera mu nzu y'imbohe mu buroko kubw'impamvu nge ntazi, nta n'imwe nzi itumye bafungwa. Niyo mpamvu mbasengera kugira ngo umwuka w'Imana basure hariya bari, uwihana yihane, urengana nawe atabarwe. Data Nyiribihe, uyu munsi umuntu wese yatera intambwe abona ukuboko kwawe gukora ku buzima bwe, niba ari umunyonzi, niba ari umumotari, niba atwara iby'abandi, niba atwara ibye, niba akora iki, umuntu wese abona ineza yawe igendagenda ku buzima bwe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.